nyine dore ukuntu ubundi byagenze. ubwo rero nuko nagiye guhaha, imvura igiye kugwa, none bushya yatangiye no kujojoba. Ndagenda ngeze haruguru kwa murokore nsanga bari hafi gufunga, umva ari kugira vuba vuba ngo imvura igwe nawe yitahiye. Tuhita twegekaho, ubwo murokore nyine arangije kumpimira nshyirira mu kantu k'akamverope, ndishyura bisanzwe, tuguma tutera sitori dutegereje kwihita. Imvura iragwa noneho ahubwo noneho izamo umuyaga. Dore ikintu cyitwa imbeho rero ngo gitangira kudukubita kubera ko munsi nyine harimo akantu k'akenge gacamo umuyaga. Umva imbeho itangira kudukubita, nayo nagiye ntanifubitse, ubwo murokore nawe ntiyari yifubitse, ariko kubera ko ruguru hari icyumba nyine aryamamo n'ubundi iyo byabaye ngombwa ko aharara, Yesu avuga uti rero njyewe ngiye kuba ngiye kwiryamira ndumva nkonje. ubwo nyine ukuntu ubishaka nawe uraza uburyamye bushyuha cyangwa uguma aha ngaha. Mpita ngenda njya mu cyumba yari arimo, nsanga yiyoroshe, umva n'umutwe byose mu ikuvureri. Mwana we ndavuga uti nanjye ngiye kuba ndyamye ikiba kibi. Nahise manuka mukoraho, ahita akanguka nyine yari atarasinzira, ariko ubona ko asa nk'ufite ibitotsi. Ahita ndeba, arangije aranseka arambwira ngo nawe uje kuryama. Ndamubwira uti imbeho iranyishe ndenda gupfa ndi gutitira mani. Ahita ambwira uti vayo ujye mu ikuvureri, ngewe ngubu umeze neza. ubwo nahise ninjira mu ikuvureri mani, ngezemo ubwo turiyoroshe, ariko ubwo kuko murokore yaramfumbase ninaryamye namuteye umugongo, kumwe waba uryamye nyine umeze nk'uheneye umuntu waryamye urubavu, ninamuteye umugongo. Murokore ubwo aramfumbata, hashize akanya numva murokore atangiye gushyukwa, kuko nahise mbyumva uburyo nari namwegereye cyane ngira ngo nshyuhe. Nahise numva hasi nyine mu ipantaro ikintu gitangiye kubyimba kuruta uko byari bimeze, numva gitangiye kubyuka. Mu kwegera imbere nkumva ngo nari kwegera imbere yagiye arashyukwa, ngeze aho numva n'ikintu cye pe kiri kuboraho kwa kundi nyine urabona ushobora kuba uhagararanye n'umujama nta kintu wumvaga, mani mu minota ibiri ukayumva neza ko kiri kugukoraho, mani wumva irimo no kugusunika. Natangiye kuyumva iri kunkora ku mabuno, ndavuga ati iki kintu kumva gishobora kuba kinafatika. Ndavuga ati murokore nzi umugore we nyine nawe yarakize, umva ndayumva. ubwo ngiye kumva ngo murokore atangiye kumfata noneho cyane, anyegereza nyine ankurura, ndatuza ndamwihorera, turigirana cyane. mani rero igitsina cye gitangira kunkora ku mabuno neza gutya, kuko yari nambaye ijipo y'umukara, umva irimo na stretch ku buryo mani yasaga nk'aho ari kuyisunikamo, mani ikagenda ko ijipo yari nambaye yari stretch. ubwo murokore we gutya warandyamye inyuma, yageze harashyuka neza gutya irahagarara. imaze guhagarara ndi kubyumva ariko nabyirengagije, atangira gusa noneho nk'urimo kurongora cyangwa se nk'urimo kwikinisha gutya, umeze nk'aho uri kugirongora, ariko yambaye nanjye nambaye. Yabikora kubera ko akajipo nawe nambaye kari aka stretch cyane, igitsina cye kikaza kigasa nk'icyinjiye muri ya jipo neza kikenda kuyitobora, mana akabyiga akamera nk'uri gushaka kuyinjizamo. Nakubeshye kubera icyumweru cyari gishize ndyamana n'umugabo wanjye, numvise ntangiye gushyukwa. Ndavuga ati ibintu bitangiye kumbaho ni ibiki mana yanjye, numvise ntangiye gushyukwa pe. ubwo yakomeje kunkora ku matako, arakomeza ngeze aho ndamwihorera, arakomeza nkora ku matako, arazamuka, amaze kugera hejuru ku mabuno, ubwo yahise anazamura ijipo yose arayizamura, ku mabuno ari hanze uretse ko nari nambaye ikariso. noneho murokore atangira kunkora ku mabuno neza ahantu hose. ngeze aho ndamubwisha murokore uri kumbangamira, arangije arambwira ariko singa ibingibi ngo biri kukubangamira, kugukoraho gusa koko. Ndavuga udahari wa mugani agiye kunkoraho gusa, nta yindi gahunda afite. Ndaseka ndamwihorera, mva arakomeza nkoraho, mva buri mubiri ni ikigori. Nageze aho ndashyukwa, ariko ndavuga uti ndihangana, uyu munsi ngomba kubikora n'umugabo wanjye. ndihangana ndavuga uti reka nanjye murokore mwihorere nubwo nabishatse akomeza nkoreho. Murokore yagize atya, numva yikoze ku bintu, urumva iyo umuntu ari gukora nyine amwumvinga, mwumva n'ibyo ari gukora. Akora mu bintu bye, afungura nyine yari itiriningi yari yambaye, akurura agashumi ka kundi twa tugozi tuba tuziritse itiriningi, amaze kugafungura akuramo mo imbere, akuramo igitsina cye aragisohora. Amaze kugisohora atangira kukinkozaho ku mabuno, urumva mani, atangira kukinkozaho ku mabuno.
neza gutya kikinkoraho amashanyarazi yahise amfata ndavuga uti karabaye amashanyarazi ndavuga se murokore gahunda afite ni iyi umva arakomeza yinkozaho mani arakomeza yinkozaho noneho ku mabuno akajya yinkozaho akajya agira atya akayifata akayishyira gutya ku ikariso ariko hagati neza gutya ubona hagati y'amabuno akajya asa nk'urimo kurongora mani biriya bintu birashyukwisha buriya niyo ntashaka guha umugabo wanjye mvuga uti sheri rwose sindi buguhe yariye sitira akoresha aranyihorera cyane ko icyo gihe nkunze kuba namuteye umugongo iyo nzi ko ntari bumuhe ikintu ahita akora aranyihorera kuko umugabo wanjye tuba twaraye tunambuye n'ubundi aranyihorera ubundi akayifata akayikoza ari mu mabuno akayikozaho mani iminota 2 muri ndihindukiza nkamubwira uti tubikore ubwo umugore rero yarabikoze mana we ndavuga kuko gitangiye kundya ndabigira ni noneho iyo maze gushyuka rero nshaka kunyara buri kanya naramubwira uti mu rugo hano nta twari tugira arambwira uti yego gusinga kariya nyine aho twari turyamye hari akandi karyango k'umukara kari imbere yacu arambwira uti ni hariya rwose dushe nziza zino zo mu nzu ndagenda njya kuri toilette ndanyara mani ndanyara ariko ngiye kunyara nsanga mu bukarido mani nta n'akayiko karimo mpita mbibona kari bwa bukari bwanjye iyo maze kubishaka nahise ndeba ngo hariya na papier hygienique mpita mfata papier hygienique mbanaguraho bwa bukari nayo mfite ubute bwo kwitabaza numvaga nashaka gukora mu mazi mfata papier hygienique mbanagura bwa bukari mbanagura noneho no mu bintu gutya kugira ngo kabanyemo ibintu nyine birabizi iyo umugore yabishatse umva ndangije umutima ndatekereza subi ndimo n'ibiki nsubira muri salo ariko numva ndahira nanyishe ego ko nagarutse niruka nsubira mu mashoka mani imvura yari iri kugwa ndi kuvuga uti noneho wanze umugabo arimo nagere mu rugo nka saa 6 za nijoro imvura yari iri kugwa umva byatari ubwo nsubira mu mashoka ndaryama mu gusubirayo ndi kwiyorosa gutya narungurutse mu imbere mu mashuka nsanga mu rukore yayisubije mu ipantaro ariko ruracyatumbaraje ndongera ndiryamira mutera umugongo neza gutya nkimara kuzamura agashuka mu rukore arongera turumburamo ibintu bye ndavuga uti sha gahunda ufite ntabwo yoroshye ubwo arongera yikuramo umuhungu ahita agira atya afata ijipo yanjye arayizamura arongera nkozaho ndavuga uti ariko kuko yambwiye ko atagiye kunsaba rikamwihorere buriya ari kumva bimushimishije mu rugo yarakomeje yinkozaho ariko noneho akantu numvishe katangiye gatandukanye nagiye kumva numva afashe reba gutya umuntu yaba ari kugukora ku mabuno nyine afashe ikariso uko urumva n'igitsina cyari gifataga akakimoza mu mabuno nyine yari ariko nambaye ikariso nk'ushaka kundongora yageze aho noneho afata ya kariso ndi kumwumva arayihengeka amaze kuyihengeka agashyira ku ruhande ku buryo noneho hari hagati y'amabuno neza hagaragara aba ari hako ahita afata cya gitsina cye ahita agikoza ari ku mabuno ndangije mpita mvuga uti ahangaha ushituka ininjira utazi n'uko ugiye mpita mubwira amaboko oya ibyo byo hoya urabizi mfite umugabo oya ibyo hoya rwose wambwiye ko nta yindi gahunda ufite ari ukunkoraho gusa ariko ibyo hoya mani ubwo nari kumubwira uti ibyo hoya ariko ari kuyisunika urumva ndambwirisha amaboko wambabaye mani ndamuhakanira igiye kumva numva yikuyemo bana we yayisubisha inyuma arongera ashyiraho ikariso ndavuga uti mana yanjye si ubumuhe numvaga nanjye nashize urumva kandi ikindi nari namaze kubyumva nubwo nari ntarayibona nari namaze kubyumva ko afite inkoresho ya danje nziza pe ndavuga si ubumuhe mwime bigende bite ko numva nanjye kiri kundya ndongera nshaka kunyara ndongera ndahaguruka ndagenda nsanga ntazo ndagaruka ngo mu rugo nawe ndakeka ikigera isanyoza n'ijisho leta avuga uti uyu mugore uri kujya kunyaragura yaragarutse bigenda noneho kumwe byagenze mu kanya arongera arazamura ankora ku ikariso arongera arayihengeka mwana uranyumvira amaze kuyihengeka rero nanjye ndambwisha mu rugo uri kumbangamira ni ukuri arangije arambwira ubuse ibi bintu urumva bigutwaye iki ayishyiramo hariya ifata ku mabuno ariko urabona kuriya iyo umugore yunamye bitewe n'uburyo amabona yateye n'ukuntu igitsina nacyo kiba kiri aho hafi njyewe uri inyuma no kukigeraho ntabwo bijya bigorana kuko nubwo yayifataga akayishyira hariya gutya ku mabuno munsi nyine gato numvaga iri hafi neza gukora ku gitsina narambwisha amaboko sha nukuri ndumva bino bintu ndumva nuko umbwira uti hoya mu rugo arasunika yigeze imbere ndambwira amaboko wambabariye mani igitsina cyarinze cyinjira gutya ngiye kumubwira uti mbabarira kuko ndabyibuka yigiye imbere
yigiye imbere atazamura noneho ikariso cyane ishyira ku ruhande mani ndamubwisha Muroko uzi ko mfite umugabo ngiye kumva numva irinjiye ibaze ngiye kumva numva irinjiye ariko ntiyajyamo yose nyine hajyamo igice none wenda avuga sha Muroko ni ukuri ko Imana uri kumpemukira mana noneho yabivuga navuga ngo uri kumpemukira nkabivuga ariko simbashe kuvaho wundi simbashe nyine kumuvinga ngo mvaho nigira imbere kandi ukuntu nawe nabonye ari umwana mwiza iyo mbwira akamubwira uti ntabwo twabikora yari mu ndeke ariko naramubwira uti Muroko rero uri kumbangamira Muroko numva aracumise Muroko uri kumbangamira arakubita mana yanjye nagiye kumva numva yose gutya irinjiye yose ayimarira rinini cyane pe nini rwose nyine ukurikije n'iyo nari nsanzwe menyereye biratandukanye noneho numva cyane runini cyane pe ndamubwisha Muroko mana yanjye mbega ikintu Muroko ararongora mana yanyihoreye igitarimo no kumvugisha sinibuka yuko turi gukoreraho mana numva biraryoshye pe ni ukuri kw'Imana numva biraryoshye ubwo nahise mufasha mana yanjye mfata gutya ikariso mpita nyizamura ruguru nyishyira ku ruhande noneho neza ikibuno igitsina byose bijya hanze neza ubundi njya nahena mva mpita mfite umugongo Muroko yarandongoye ejo mana yanjye ngiye kumva numva noneho amahinda araguye ndavuga uti imvura komeza ugwe imvura yaraguye mana umva umugabo w'abandi arandongora turaryamana mana yarandongoye igeze aho numva biraryoshye ndamubwira uti mva buretse nkwereke abayikuyemo mpita mfata ikariso ndayimanura nyikuramo maze kuyikuramo ubwo Muroko yahise gukarambira ko ndetse mureka nigere hejuru ngo niho ngo mbikunda neza ubura ngo nkundiyo ndi kurongora umugore ngo umureba gutya nacyo nkireba neza uko yinjira waruzu nahise ngarama umugabo araza abafasha amaguru yanjye barayazamuye abashyize mu birere noneho kijya cyajya hejuru bityo ukireba neza Muroko yagize atya asa nk'upfukamye mana akajya yishyiramo akeguka gutya gasubira inyuma kikwaho n'igisigara cyasamye nkabona Mana ari no kukirunguruka mukavuga uyu mugabo arongera asubizamo akajya avanamo akarunguruka ageze aho Mana yarandongoye kubera n'amahindu n'imvura byose narishimye ndasakuza ndenjoyinga numvisha amazi nyine ko kundiho nta rukuntu bakurongora ukumva ushatse kujya kunyara ndavuga uti reka mbisubize inyuma nta gahunda yabyihari maye narifunze ndavuga uti hoya ntabwo ntuma anyaza ndifunga umugabo arakomeza ararongora numva neza gutya ndi hafi kurangiza mana yanjye gusa nyine nkumva ndi kubabara mu nda sasa ibintu byambayeho ngiye kurangiza nahise mbimubwira ndambwira Mana we Muroko ndumva ngiye kurangiza ngo yigo ngo urangiza ngo nanjye ndi hafi urumva ubwo nawe mbwira uti nahise nishikira nyine ndavuga uti reka akomeze arongore ndangize yarakomeje nyine aracumita ngize aho numva neza ngiye kurangiza mu kurangiza nyine urabona ko akunda umuntu amera nk'aho amashanyarazi amufashe ndarangiza ngiye kumva amazi ngo shu umva yose baramenetse umva agiye yahaza akiza dore rero Muroko ngahise akubita ngahita kunguta gutya naho ubundi aza ari menshi koko Mana yandaza aremereye ubona ari byinshi cyane nta n'uburyo babihagarika yarahita ntanyura amaguru amaze kuyatanyura umuhungu ntumbaze ibyo yakoze ngo yabyigiye nagiye kubona mbona ashyizemo ururimi umva gutya ashyizemo ururimi ndavuga uti turashize urumva numva birarenze numva biraryoshye urumva nyine ntabwo kuko namwemera ibintu byinshi nawe ubanza yari azi ko nyine nanjye ndiseriye aravuga uti reka mabuja amushimishe umuhungu yagize atya ntanyura amaguru Mana ajya mu ishuka gutya nk'uko umuntu yajya mu ishuka akavuga uti nyorosa noneho nahise nkurura ishuka twese tuyijyamo ndi kumureba ibyo ari gukora umuhungu ubwo yakuyemo Mana afite umuzigo w'inkoresho hariya yebaba we umuhungu arangije mbona antandukanyije amaguru sinibukaga yuko ndi kumwe n'umukozi sinibukaga yuko Mana yanjye urabona iyo sinzi ntabwo utekereza ntubuze ibyo urimo kandi ubibona ibyo uri gukora ariko igisekeje mu gitondo by'uko wabyibagiwe ubwo umuhungu agiye kubona agiye mu ishuka ntandukanyije amaguru aratangiye akoresheje ururimi andunguza ururimi numva ibintu biratandukanye umugabo wanjye urumva ntabwo arabinkorera
ntabwo umugabo wanjye ibyo ngibyo yibonera umwanya. Umugabo wanjye turaryamana bisanzwe, akantegura bisanzwe, cyakoze rimwe na rimwe yaba afite umwanya n'ayo mazi akayamena, ariko ntabwo ari ibintu bya buri munsi, aba ari bize mu kazi, nanjye mba naniwe. Noneho icyo gihe ntabwo nibukaga ko ari umukozi, ahubwo njye numvaga ari umugabo wanjye. Noneho ntangira kumubwira ko narabyumvishe muri audio, ntangira kumubwira sheri, bino bintu kuki utajya kubinkorera, n'ukuntu numva biryoshye. Urumva, ndatangira ndamusingiza. Umva, umukozi ajyamo aracyonka, afata imyana giriye, aracyonka, aragikirigita, ageze akagashyiramo ururimi n'imbere. Noneho ibintu byabaye, urabona iyo umugore yanyweye inzoga nta kontrol agira, niba naranyaye amazi, niba ari inka simbizi, umuhungu yazungujemo ururimi neza, numva ndarangiye, numva nenda kwinyaraho, numva ndapfuye. Azunguzamo ururimi, amazi atangira kwimena, umuhungu agumaho. Ndavuga uti sheri we, bino bintu kuki utagiye kubinkorera, n'ukuntu ari byiza, ubwo njye nari nzi ko ari umugabo wanjye. Mubwira uti buri munsi unkorera bino gusa, ibaze nkajya mu mukozi, nkajya mubwira uti buri munsi uraza ukambwira ngo tubikore gutya, ejo tukabikora gutya, wari waranze kunkorera bino bintu. Ubwo umukozi yarebonaga ko nasinze, aranyihorera, waranshimisha, umva aracyonka. Ariko niba yarashakaga kucyonka ngo ndinde ndangiza tutaryamanye simbizi, aracyonka, ageze ashyiramo intoki, umva nashyutswe, nashize neza, nzi ko ari umugabo wanjye, ahubwo ndi kuvuga utu dushya twavuye. Ariko nanone nkabibona ko ari Gilbert turi kumwe. Ubwo hashize akanya, Gilbert aba aregutse, umva yatose, ishuka yatose, umva iyo shuka twari twipfutse nyine twiyoroshe, nayo yari yatose. Gilbert wereka namwuhagiye, umva arangije Gilbert areguka, umva n'aya mazi mu mutwe ngo niko biri kutujojobaho. Arangije araza yigira imbere, ahita atangira kuyishyiramo. Urumva, atangiye kuyishyiramo, ndamubwira sheri, suzi ibintu nkunda, si ubizi koko? Ubwo nabaga nzi ko ari umugabo wanjye. Arambwira ngo oya ntabwo mbizi. Ubwo ndanitutuma ndamubwira ko tutabizi, nuzi ko tugiye gutangira nkunda kubanza kuyicaraho. Gilbert bararyamye, mbibona ko ari Gilbert, ariko mu mutwe nkumva ndi kumwe n'umugabo wanjye. Nagize nyaneguka, murabona ko ndi munini, Mana nzi ko yinyongera. Umva uzabaze. Ubwo nagiye hejuru y'umukozi wanjye aryamye, umva njyaho mfa ku gikimani, afite inkoresho nini byatari. Ubwo nagiye hejuru y'umugabo wanjye, ndavuga uti ntabwo naguha, nabanje kuyonkora bizi, ndayonka nyitamiye, ariko numva itandukanye n'iyo nsanzwe nonka y'umugabo wanjye. Ndangije ndamubwira sheri, byagenze bite ko numva igitsina cyawe cyabaye kinini, naho ndi kumwe n'umukozi, byagenze bite? Aranyihorera, ndayonka, numva noneho rwabaye runini cyane, ndayonka, Mana kinini cyiza pe. Ndangije ndahaguruka, undi nyicaramo. Ikimara kugeramo nibwo nahise numva ibintu noneho bitandukanye. Umukozi naramunyongeye, nayicayeho ndayinyongera, nagira nye nahaguruka, amazi akaba aramenetse. Umuhungu naramunyongeye, none hageze aho akajya yeguka. Uriya abahungu bananutse shaho ngo baba bazi kurongora, baba bafite imbaraga. Yagiraga atya akeguka, akajya nawe amfasha akayizamuriramo, akanamfasha nyine kugira ngo igeremo neza. Yarandongoye, umwana w'umuhungu yarandongoye, nanjye mu mutima ndi muri sheri, uyu munsi ko wabikoze neza bitandukanye n'ejo, uyu munsi ko wakoze, uyu munsi ko numva birenze. Umva, umuhungu yarandongoye, ngeze aho ndaroha, ndaryama. Umuhungu arangije aza hejuru aranduhura. Mani yacumisemo gatatu, nahise ndangiza gutya. Mani yari afite inkoresho iryoshye, ariko nimbikubwira byumve. Mbega umuhungu, mani kubona abantu batuje kuri iyi, yarandongoye, ndavuga uti kabisa. Ubwo nkajya mbibona ko ari Gilbert, ariko nanone nkumva ni umugabo wanjye. Ubwo narambwiye uti ndarangije, nawe ushaka ukuntu urangiza? Uti yego reka nze ndangize. Imana ubwo uburiri bwatose, amashuka yatose, ibintu byose. Umuhungu yaragerageje aracumita ngo arebe ko yarangiza, ahubwo wavuze ko yatinze, nkongera nkashyukwa, nkarangiza inshuro ya kabiri. Ibaze, uzi kurangiza kabiri mu ituro, Mana biba nyine byakabije cyane pe, biba byakabije. Narongeye ndarangiza, kuko nzi ko yakomerejeho. Mana imaze nk'iminota 40, hafi 50. Yarandongoye, ageze aho
arambwira ati wahindukiye, atangira kunyereka n'ubundi positeri. ubwo ajya amubwira sheri izi positeri wazize ryari, bene iyi ngiyi ko nzi ko utayikunda urayangagira kumvuna ngikuvuna umugongo. mva umukozi yankubise ak'inyuma arandongora, mana yanjye ubundi kijyaho kiraririmba kirasakuza, reba kumwe iyo cyishimye kiba gisakuza, ntuzi ko ari ugusakuza cyangwa guseka. kiravuga aragikubita, kiravuga umva yaragikubise kuko inyuma mwana afata amabuno gutya akajya yazamura. umukozi yarandongoye, umva arandongora. ubwo kera kabaye yatangiye kunkora ku mabere nyine, yarankarisa mani, arankarisa pe. ariko nyuma nkajya nibaza ko se ndi kumwe n'umuzamu, umva nanone ndi kwisuzuguza. ariko nanone nkurikije nyine uruntu nayo nabonye afite, none nabuze utuye umuhungu akunda yigiramo nibura rimwe ryonyine. ubwo zamu nyine yaratangiye akora ku mabere, yarankarisa. arangije mbona nkuyemo agapira nyine arakanyambura. nari nambaye agapira n'agakabutura gatoya, nkuyemo agapira, amabere yose ajya hanze. ubwo duhagaze nyine ntabwo twari twakaryama. arangije aratangira nyine arayasoma, akajya yonka ambwira ngo ushaka abana babakirisha ngo mama ufite umubiri mwiza, urebe ukuntu amabere yawe ameze, urebe ukuntu umubiri wawe woroshye. naseka nyine nkamwihorera. ubwo umuhungu mani yarayonse, urumva arankarisa amabere fureshi, atangira kuyashyiraho ururimi nyine, umva ndashyukushaho, ndashyuka byatari. arangije ahita amanura ikabutura ayinkuramo. ubu yari acyambaye nyine. ubwo maze kunkuramo ikabutura, ariko ndamubwira uti tugire vuba nsubire mu nzu nyine, mama atamenya ko ndi hanze kuko banyica, noneho badufashe banyica. zamu nawe aravuga uti ndabizi nanjye noneho wanza bamfungisha, nubwo wari ufite imyaka nyine y'abakuru. yamaze kunkuramo ikabutura nsigarana ikariso, mpita mubwira ariko zamu ntabwo twabikora nabanza kucyoza, dore mperuka kucyoza mu gitondo rwose, kandi nanyaye pe, nanyaye inshuro nka zingahe ntarongera kucyoza. rero hano nta mazi ufite? arabwira uti koko nta mazi ahari, kandi n'ubundi umva uko kimeze kose nta kibazo. ubwo zamu we nawe yari afite inzara, ariko zamu nyemerwa imana na mbere nabonaga hari ukuntu agenda nyirebeshwa ukuntu, ariko nkagira ngo ni ukwishimira umuntu bisanzwe, naho cyaranyikundiraga. ubwo zamu arambwira uti hano nta mazi ahari. ndibaza so ndakimuha kitogeje koko, noneho ko ndabansebye mbaza ukumva umwana wo kwa bosi urugero araguhaye, aguhaye wumva aranuka, nyine numva ntabwo bindimo pe. ndamubwira ntabwo naguhana cyogeje mani. nareba turavuga utuse tujye mu nzu tujye gufatamo amazi makeya, kuko amazi yari yagiye hanze kuri robine ntayari ahari. byasabaga ko ngenda nkinjira mu nzu nkafata y'amazi nkayasuka mu kantu nkayazana nkitoza nyine nkacyoza. ntuzi arambwira uti nyine zamu arambwira uti se wasubira mu nzu ugahita ukubitana na mama wawe, cyangwa se nyine bikaba bibi, waretse tukikorera ibyo dukora, ngiye ko nta kibazo, ko ntari bukwinene, kuko wansobanuriye nta kibazo. umva ndavuga uti ubwo nyine wumva nta kibazo, ubwo reka mbireke twikorere ibintu. ubwo zamu rero yahise nyine ankuramo ikariso, amaze kuyikuramo ayishyira hariya. mwana ariko numva nyine ni agakobwa karimo ari keza, ariko ndavuga uti nabirenze n'iby'inyuma gusa, nyine kuriya nyine igitsina kiba kisukura, nashyiramo mo imbere, nigiramo mo imbere haba hameze neza naribi. ubwo mani nari nashyutswe pe, nari nashyutswe. mve ngo mu rugo ntibajya batuma umuntu asohoka, niyisohotse nyine ni hano kuri botike ugahita ugaruka. ibintu byo kuvuga ngo uragiye muraza guhura na sheri wawe, mva mama agomba gutaha asanga uri mu rugo nyine, akabwira n'umuzamu uti uza kunshungira ntihagire abana bagenda. mbese ntibatuma umuntu nyine yisanzura, umuntu ahora afite ifemba ry'ibintu byose. ubwo rero zamu arangije nawe akuramo nyine imyenda yari yambaye, hari ibyenda nyine byararana bimeze nka biriya by'abasekirite. abakuyemo ipantaro asiga na bogisi. umwana ariko ndebye uruntu afite muri bogisi, ndavuga uti se uyu muhungu mbona ari fake, iki kintu ndi kubona nyine tumwaningije amatsiko yo kukireba. umuhungu ngiye kubona mbona akuyemo na bogisi nyine yishyira hasi. umva dore umuzigo w'intuzi, mbega umuzigo we, ndavuga uti mani uyu mujama afite uzi Claude mwana afite igitsina
n'ubwo nyine ngo afite igitsina kinini mani kiramuruta nyine tu. Ubwo Claude amaze gukuramo twese twambaye ubusa, Claude arambwira ati noneho ngwino uryamye hano ku buriri. Mani nkamatera nyine gatoya tu, ariko amashuka nari nifitiye naravuze ati ibyo nta kintu bivuze. Naraje ndyama nyine kuri ako kamatera ndatandaraza, ndamubwira uti shamba niho wumva ari gukunukira nyine urihangana, nyine umva harimo ubuntu bw'ubukari bwivanze na nyine na sinzi tu, urabizi oderi y'igitsina nyine cy'umukobwa kitaroga. Zamu arangije ndamubwira uti se nta dukingirizo ufite? Zamu arambwira uti njyewe wari wabona hano haza n'umukobwa naba ntumaze iki, ahubwo wowe mu nzu ntatwo waba ufite. Ndamubwira se ko wanze ko njyewe ngiye kuzana amazi, ubu uremera ko njyewe ariko ari two ngiye gushaka? Ndamubwira turetse ko nta mutwe mfite. Mani twakoreye aho, urumva twakoreye aho Zamu yaratongoye. Mani ibyo bintu bavuga ngo umugore ararangiza nabiherukaga, mani nta mutipe bwize kuryamana kera nabwo atarajya hanze, icyo gihe naraherukaga. Mani Zamu yarandongoye. Noneho ni wa muntu urumva mu gutangira nyine nimba yigushyizemo, arabikora gakeya urumva, ariko igihe unamukundiye aravanga, arabanza ni wa muntu nyine tuvuga urugero nyine yayishyizemo, amaze kugishyiramo ararongora bisanzwe biri normal nyine gahoro gahoro. Mani nari narisi wumve ngo sinigeze mbabara nta kintu na kimwe, ariko nanone kubera igihe nari maze nyine ntakora imibonano mu kwinjiramo nyine yabaye nk'igorana ariko bitari cyane. Mani Jama yabanje kundongora gahoro gahoro, hashize nk'iminota 2 mani aravangavanga, yahise agira vuba vuba arakubita vuba vuba, urumva noneho yabona nyine iwana amaze kukunoza nyine kabisa hahandi uba wemeye, agahita atangira gushyiramo, noneho ameze nk'aho ari kunyonga cyangwa se ari nko gusonga ubugari akagishyiramo inyonga. Mani Jama yarandongoye ndarangiza, ndavuga uti mani yanjye ibintu ntabwo bibaho, ahubwo se wavuze ko nashatse kuzana amazi mbwira Zamu ibi bintu bitangiye kumvaho ntabyo nzi, urumva bwari ubwa mbere. Zamu ndamubwira uti reka njye hanze njya kunyara, nimara kunyara ngaruke dukomeze ibyacu. Zamu yarambwira uti nyara aho ngaho ku buriri, yarambwira uti nyara gute ushaka kunyara, turimo turabikora ibyo bintu nyine, ubwo bivuze ko ari amavangingo, reka asohoke. Ndamubwire nyari ku buriri kandi kucyumva ko ushaka kunyara. Zamu yarambwira uti rwose ntabwo nakuramo. Mani noneho Zamu yagira gutya nyine ari kurongora nakweguka nayireba, mani nkabona yabaye umweru. Ubwo Zamu rero arangije arambwira uti nyara wowe wirekure nta kibazo. Mani Zamu yanze ko njya kunyara, urumva ubwo ibyakurikiyeho rero yacomekagamo, yaba ari gukuramo agira ngo yongere asubizemo, nkaba ndinyariye byarandyoheye birandyohera, kubyakira birananira birandyohera, ariko nshiduka ntangiye kuvuza induru nyine, ubwo nari ndi hafi kurangiza, nshiduka ntangiye gusakuza. Mani nari nibagiwe yuko turi mu nzu yo hanze kwa Zamu, kandi ubwo mu rugo bari bonyumva. Zamu yahise nkubita, umva ikiganza ku munwa nyine apfuka umunwa, arabwira uti ceceka kugira ngo banyice. Ngarura ubwenge nibuka ko ndi mu nzu yo kwa Zamu. Mani ariko nimubwira ngo ko yashyiragamo agasohoramo niko amazi yamenekaga, agashyiramo agakuramo, mani nkinyarira. Hashize akanya rero reka Zamu ayikuremo gutya ayifate, namara kuyifata akora bya bintu nyine byo kuyizunguza, bene yari hagati nyine ayizunguza ari kugikubita. Mani narinyariye, yarabikoze ndinyarira, urumva. Ndamubwira uti Zamu we, ndanahamagaraga Zamu nyamubwira Zamu wambabariye nkajya kunyara. Mani yaragukubitiye akuvugiriza igitsina kiravuga uko agikubita, mani nkinyarira. Noneho nkinyarira hahandi ntanazifunga, urabona uri kunyara ukuntu zifunga, ariko ziko hariya nazifungaga zikanga, ari uko mani sinzi impamvu yarabikomeje mpaka ndarangiza, nawe njye mararangiza, ariko mwana afite ntuzi inkoresho. Wavuze ko nyuma yaho se yarambwiye uti se nkurangirizemo cyangwa nzimene hanze? Naramubwiye uti zimenemo, ejo nzajya kugura ikinini nawe uzanyibutse.
mva andangirizamo. Byari biryoshye nyine si uko nabikubwira, byari biryoshye. Ngo ndangije nahise mbyuka vuba vuba marangi nibaza ibintu bimbayeho, numva mfite isoni, tukajya turebana twese isoni zikatwica, turavuga uti ni ibanga, nta wundi muntu ugomba kuzabimenya. Ubwo nahise ngenda nyonyomba ninjira mu nzu, mpita nsubira mu cyumba, ariko numva nyine ndijene kubera uri umuntu akurangirijemo intanga zigenda zimanuka wumva ziri kukujena. Ndagenda nshaka amazi nyine nditawaza, mani kumwe witawaza ugashyiramo intoki wenda ugira ngo zisohore vuba zishiremo. Nashyizemo intoki egoko ni mu gikombe, mani hasamye ariko hasamye byatari, mfa nyine gushyiramo intoki isa ntego umuhungu, mani afite urundo nimubwira ngo Claude azi kurongora. Mwana we umve ngo n'ubu ngubu mba numva mbishaka, ariko ejo yarampamagaye nyiryaho, ariko numva mbishaka nyine, ariko nabyansemo bino byo kuvuga uti timenyereza umuntu, ariko numvaga mbishaka. Icyo gihe rero ntangiye kwitabaza amena amazi, ubundi ndiryamira. Mwana bukeye mu gitondo nabyutse numva mukumbuye, nibaza ibintu byawe, nibaza ibintu byose, numva ntabwo bibaho. Ubwo rero nyuma yaho mani nkumva mfite isoni zo kurebana nawe. Noneho ejo nibwo yampamagaye nyine arambwira, ariko ngo ko wanyanze mbese ngo aje kuza kunsura ngo ukora utuntu gusa ngo utazi ngo nshaka kuguhaho. Nyine ahita anyicira isiri, mpita mbona ko ari gahunda, ndatekereza ndabikumbuye, nibaza isubu ngiyo mbireke. Mani mbura amahitamo ndavuga uti reka uyu munsi mwirijyaho atazajya amenyera, nzamuha undi munsi. Ariko nimubwira ngo Claude mani azi kurongora, nimubwira ngo azi kurongora mubyumve nyine tu. Bwarije umunsi twari buhure, nabonye atigeze ampamagara, muhamagaye fone yanga gucamo, mwandikiye fone yanga gucamo. Mu by'ukuri naramubuze, ukwezi kwa mbere gucamo naramubuze. Nibwo naje kujya kuri Facebook, naho njya kumuhigaho nza kumubona, kuko nari narigeze kumva yuko ngo yakundaga gukoresha Facebook ngo aganira n'umugabo wanjye. Nza kumubona, mubonye rimwe bihurirana nuko ari active, naragenda mwandikira ndamubwira nti se kuki wampemukiye, ibi ni ibiki wankoreye, kubona ngiye kubyara gute, ngiye kubyara umwana udafite se. Ukuntu yarambwiye uti nta kibazo mfite cy'ubushobozi pe, twakabyaranye, ariko uri ikigoryi, uri umwe mu badamu b'ibigoryi nabonye, umudamu utinyuka agaca inyuma umugabo we akaryamana n'umushyitsi. Ikindi ubizi ko uwo mushyitsi ari inshuti y'umugabo wawe. Uti nanjye nagize umugore umeze nkawe, niyo mpamvu wabonye nza harankaza nkakureba nkakwifuza, si uko nari nkukunze, ariko nanjye nari nkumbuye kurongora. Umugore yarantaye, twaratandukanye tuzize uburaya bwe. Rero nanga indaya aho mva nkagera, ntabwo nabyarana n'umudamu w'indaya, nta nubwo nakunda indaya njyewe, niyo mpamvu nakuretse. Nakuyemo isomo rikomeye. Umugabo yarambwiye, ndavuga nti koko uzi ko ndi ikigoryi. Nakuyemo isomo rikomeye. Badamu muri kunyumva, abakobwa muri kunyumva, ntihazagire na rimwe ko ugomba kwizera igitsina gabo, nk'uko nabo badakwiye kubizera, kuko natwe ntituri beza. Ariko ibaze uwo mugabo waje akanshukisha amafaranga, nkagenda nkashyuha ku buryo nibagiwe yuko, ku buryo nabuze n'ubwenge bunyibutsa no kuvuga uti nakoreye aho, reka njye mu kinini cyo kudasama. Finally naje kubyara, amahirwe nuko nari mfite ako kabotike, maze kubyara neza umwana asa nka wa mushyitsi, fotokopi 100%. Ndavuga nti Imana ishimwe narakoze no kutayishyira kuri uriya mugabo wanjye wa mbere, noneho yari no kumirwa. Rero nuko byangendekeye, ninjye wizize, nazize ubusambanyi no gukunda amafaranga. Ariko namwe bakobwa muri kunyumva, ntimukizera abagabo, ntimukizera abasore. Umusore yo gukunda, yagufitiye irari, yagufitiye umushyukwe, araza akagupromisinga ibintu byinshi, ukumva neza isi yose urayifite. Ariko iyo yakurongoye kanga amaze kuguhaga, nta kintu na kimwe abashaka kugutaho, kuko nyine uba wacitse amazi kuri we.